Ndabasuje mbaha ikaze kuri LoveBcreations. Nizere ko mumeze neza nanjye meze neza. Uyu munsi mbere yuko dutangira muri kwibona turacyari mu gikoni, ariko mbere yuko ntangira kubereka ibyo tugiye gukora uyu munsi, ndashaka kubashimira cyane. Ndashaka gushimira abantu mwese aho muherereye hose mu Rwanda, hanze y'u Rwanda, kuri mwese ndabashimira cyane. Message zanyu, amapere yanyu byose n'ukuri binkora ku mutima kandi ndabasabira umugisha mwinshi. Uyu munsi rero ngiye kubereka uburyo wakora umuceri, ariko uwo muceri uraba uvanzemo n'ifi hamwe n'ibindi birungo ngiye kubereka mu kanya. Uwo muceri uraryoha cyane, njyewe ndawukunda, abanjye barawukunda, nawe wabugerageza. Uramutse udafite ifi ushobora kuwukora nk'uko ngiye kuwukora, ariko ugakoresha inkoko, cyangwa se waba utayifite nayo ugakoresha indagara cyangwa izambaza, nabyo bivamo, gusa ukatamo utuntu dutoya ndabibereka. Reka rero twegere amashyiga yacu. Mbahaye n'ikaze mu gikoni, hanyuma dutekane. Ntimuzibagirwe kumbwira ukuntu mwabibonye, kandi niba ufite nawe uburyo ubikora, ubu njyewe n'uburyo bwanjye nkoresha, nawe wadusangiza muri commentaire. Ntimwibagirwe kandi gukora like, gusharinga ku nshuti, kandi umva muteka ibi bintu biraryoha cyane. Gusa mushobora kubiteka mu rugo, kandi ni n'ibiryo abana bakunda. Ngiye kubibereka rero, reka twegere ama ingredients turi bukoreshe nyabereke nyuma dutangire. Ibiribwa rero turi bwifashishe ni ibi, muri kubibona. Harimo igitunguru ariko kimwe cy'ibibabi, hakabamo n'igitunguru kitari cy'ibibabi. Turakoresha amasereri, turakoresha tangawize, hanyuma tugakoresha tungurusumu, tugakoresha indi rimwe, ariko ushatse wakoresha abiri bitewe na quantité y'ibintu ugiye guteka. Turakoresha na karoti imwe, turakoresha n'amafi narangije kuyakata ya file atarimo amagufa, turakoresha n'umuceri igikombe kimwe, turakoresha amavuta y'ubuto ayo ariyo yose waba ufite, turakoresha soya sauce, turakoresha umunyu, turakoresha black pepper cyangwa white pepper iyo ufite yose nta kibazo, turakoresha noix de muscade, hanyuma dukoreshe na garlic powder. Noneho udafite ari amavuta wakoresha bureba cyangwa beurre. Ibi rero nibyo tugiye kwifashisha. Reka dutangire. Hanyuma tukurikizaho igi. Njyewe ndakoresha igi rimwe, wowe wakoresha amagi ushaka bitewe n'umubare w'abantu ugiye kugaburira. Noneho nkishyiramo igi ntararivanga, ndahita nshyiramo poivre blanc cyangwa white pepper. Ufite na black, njyewe nkunda gukoresha white, ufite na black wayishyiraho. Hanyuma ugashyiraho garlic powder gakeya, nabibona ni gake cyane mashyizemo kuko mba nanashyizemo n'indi ya naturel. Hanyuma nkashyiramo n'akunyu gakeya nabwo, hanyuma nkavanga. Hanyuma igitunguru n'amagi murabibona ko byahuye. Mu gihe bitarashirira neza, ntabwo urindira ko bishirira, turahita tuba tubikuyeho gatoya kugira ngo ipanu tuyikoreshe ikindi kintu. Ipanu turacyayikoresha, niyo mpamvu nyigaruye ikifiteho n'udutunguru, ahubwo ndongeraho utuvuta dukeya. Ndi gukoresha bleba
wowe wakoresha amavuta ufite ayo yose nta kibazo. Hanyuma amavuta amaze gushya urongera noneho tugashyiraho udutunguru. This time ndakoresha ibiyiko 3. Hanyuma nkongera ngashyiramo ginger na kase ivanze na tangawizi. Navanga. Nkongera ngashyiramo akunyu gakeya. Hanyuma mu gihe ibitunguru wowe ushaka ko bishya cyane urareka ugatinzaho bigashya cyane. Mu gihe biri gushya niho tuhita dushyiramo poivro zacu. Nakoresheje poivro z'icyatsi, shyiramo ibiyiko 3. Noneho aka kanya poivro zitarashya cyane niho dushyiramo ifi kugira ngo nayo ize kubona umwanya wo gushya, ize gushyana na poivro hamwe n'ibitunguru byacu. Aha niho duhita dushyiraho ya noix de muscade. Ufata akabure kamwe hamwe n'akantu kayo ukagirira hejuru, nagushyiramo twinshi. Hanyuma tugashyiramo na poivre yacu iyo ariyo yose ufite. Ukavanga rero sasa. Ugateka ku muriro mukeya, hanyuma ugashyiramo utuzi dukeya. Ndagaruka ugapfundikira iminota itari myinshi. Murabizi ko amafi ashya vuba, ntabwo bitinda gushya. Utuzi ndashyiramo ni dukeya. Hanyuma ngaruke mu kanya babwira ibikurikira. Iyo ari uramutse ufite vapeur, sinzi nimba wenda abantu benshi bayizi, ari ukuntu ifi uyishyira ku mwuka nyine gutya igashya, warangiza ibi byose ndi gukora ukabikora nyine ifi yahiye ukayishyiramo uyivanye kuri iyo vapeur, ugahita ushyiraho nyine ugahita ukomeza ibindi byose. Ariko hano nashatse kuyiteka ku ipanu kugira ngo tubirebere hamwe mbere ku bundi buryo njya nyiteka. Uramutse udafite vapeur cyangwa se udafite izo micro-onde yo kuba wayitetsemo mbere, ukaba wabikora no muri ubu buryo. Amafiriro yacu yahiye, ngiye gushyiramo ibitunguru bikeya by'ibibabi bike cyane, ntabwo nkoresha byinshi. Hanyuma ibitunguru bimaze kugeramo, karoti nazitogosheje zahiye, zo zirahiye. Urumva nta nubwo nshyiramo nyinshi, ni dukeya. Hanyuma rero ikintu gikurikiyeho turashyiramo soya sauce. Naho ngewe nshyiramo bitewe n'umuceri ngiye gushyiramo. Wowe rero waza kubikora uko usanzwe ubigenza se, cyangwa se ugafata akantu ugapima. Hanyuma rero tugiye gushyiramo umuceri wacu. Umuceri nawo nguyu nawutogosheje, wahiye, ntabwo watemye. Wakoresha ubwoko ubwo ari bwo bwose, birakunda. Essentiel ni uko ubuteka neza ntuwutemeshe. Ubwo ngishyiramo rero umuceri wacu ntaranavanga, niho tuzana ya magi. Murayibuka nayakoze mbere, ayashyira hejuru. Murabona ko byavangitse neza. Ni wa mwanya wacu mwiza nkunda cyane wo gushyiramo seleri. Aka kanya niyo ngewe nzi nkunda kuzishiriramo kugira ngo ze gushya cyane.
ubu umuceri uba wabaye tayari already, ngiye kuwarura mu kanya. Birahiye, ushatse wahita ubyarura gutya, ariko njyewe ndacyakomeza kubereka ukuntu nyine wabikora. Hano nakoze agasosi k'umutuku, agasosi k'inyanya. Njyewe nkunda kumanza guteka agasosi ku ruhande kugira ngo kubera amafi, kugira ngo nze kongeramo nyuma. Ubu rero nibyo ngiye gukora. Murabibona ifi imeze bien, karoti, bya bitunguru by'ibibabi nashyizemo, poivro, byose bimeze neza. Hanyuma rero uko twarura noneho tujye ku meza dushyiraho twa muceri twacu. Rero tugiye kwarura, tujye ku meza, ariko ibi biryo aha nyuma maze gushyiraho udupwavuro ku ruhande, nyine ndi gukora dekorasiyo ku isahani. Ndahita nshyiraho, kubera ko nyine mu muceri wacu harimo ifi, ndahita nshyiraho indimu. Hanyuma nyine nkakora n'aka design k'indimu ngashyira hejuru. Murabizi ko indimu n'ifi biragendana nyine, kugira ngo hari abantu badakunda oderi y'ifi, ariko iyo ushyizeho akadimu gakeya bihita biba perfect. Rero niyo mpamvu nayo nayiteguye. Voilà, tugiye kurya.